amatsekarende izuganda bituyumukura ahita amicumbi Janage Alphonse Nage Suriano Suriano Cristiano como Mamura Moverá No. ugiye kuvugana ko ariko papa ugura sute koko ubu ivuga n'uyu mukuru wanjye umva nkubwire papa umva nkubwire ndakubwira ko pega inzoga ariko se papa inzoga bazikwinitsemo cyangwa zane mukuru wanjye Gatsubiyemo sikare ngenje kuba ku mupfu wanjye papa ase hagarara neza ariko utagwa papa umva nkubwire uri kunyumva fata iz'umumero umuku reka mbanze nkubwire uyu mugabo agasuzuguro yuko ariko se ushaka no kunkubita umfara gukuwana kubo umva tega amatwi nkubwire ndakwinginze ndagusabye mbabarira usubira ahantu urasaba yaje umubonye ko wawe hehe udasanye inzuga ntabwo nifuza akagusanga ahantu ndakwinginze rwose mbabarira usubire ntabwo bikura ndasubira hehe ko ibaze nawe ari kumukwawe kuko ntabwo gutyo nuko uburyoyoka susu ntaurasubire imbere muruga Matiyasi ariko se papa ubundi reka nkubaze reka mbanze nkubaze ubundi hanyuma y'imyaka 7 yose umaze waradutaye ugarutse hano wanasinze ni ndakubwiye ko umugabo wanjye anywa inzoga nta mugabo usa nk'inzoga twebwe turi abadeperi nta mugabo usa nk'inzoga umugabo wanjye ntabwo anywa inzoga ntabwo agira ubwoba ubwo noneho wowe ufite ubwo kuza ku mukwe wawe wasinze nawe ukuntu umeze utangiye kusuzuma utaye urugo rwawe uje kuba ku mukwe wawe koko papa sinabisengeye wabisengeye umuko ufite amafaranga warabisengeye si ubu wari uzi imyaka yose umaze wari uzi uko mbayeho hagarara neza utagwa urusukungo rwawe n'umugabo ariko se fatira hirya nakubwiye ko hano hatajya hinjira inzoga utangiye gutekereza ko inzoga atari urukundo ramahoro umva papa rwose ndakwinginze mbabarira nakubwiyeje ku mukuru wanjye papa ndakwinginze rwose umugabo wanjye gusa reba ukuntu umeze ibyo bicongo none wasa imana we reba ibishati mu hano ngaha bidahanaguye uva kandi ntukasuzugure n'ishoro Alphonse banyumva neza warakoze kumbyara nubwo utandeze papa ndabigushimira pe urashimira ndagushimiye ariko ndagusabye ntabwo tunywa inzoga ntabwo anywa inzoga umugabo wanjye yego nawe urashaka mubwire ko ntawe uhari niba hari umukwe njyewe byaranyeje kuba hano araza hansa ariko se uje kuba ku mukwe wawe utaye urugo rwawe nyoko yananiye yakunaniye gute yananiye ariko mana mama arihangana pe wowe ntujye utahira kuzana agasuzuguro nk'akanyuko
urumva rwose papa ndakwinginze va hano ugende utansenyera pe umugabo wanjye aramutse agusanze hano noneho umeze ukungubu nakubwiye ngo urumva rwose papa kuba hano burundu ntibishoboka ntabwo wanjye awere ku muko wa nyoko ahubwo wenda yaba uwa mama kuko wowe n'ubundi ntabwo tuzi uburere bwawe ntituzi n'iyo wabaga ndasigira ntabwo mvana umukore ku muko wanjye oya ntabwo kuba hano byashoboka rwose pe ntibibaho ariko semera neza utagwa ubwo ivuga ngo uzaniye umukwe ngo nawe yiwe ni wowe undi kubona uzikeneye sheri ni karibe wanjye wisange kandi rwose ntugire impungenge ubu aka kanya uri nanjye gusa nizeye ko wa mwanya nagusabye wawumpaye sibyo nyine kubera ko nkunda naguhaye yambe basi meze neza ibi bihe nabishakaga ariko nari narabibuze naraburekise kandi mfite igihe gishize ni kinini shuma nanjye nari ngukumbuye arasongera imyambire neza kanda mu mugongo maze ndikumva mbishaka ndishimye cyane yego nta kuntu ntakishima nakubonye mbese utese meze neza reba mu maso basi mbwire ndagukunda yego cyane ijoro wa mbere kweli aya ntabwo ndi uwa mbere buriya hari abandi wita imbere yanjye uri uwa mbere hanyuma abo bandi umbwira sipoza ko batabaho kubera ko ngiye ntabwo nzi nta nabo nitaye sinkeneye no kubamenya you are my first love and the last mu buzima busanzwe se meze bite cyane no mu rugo meze neza ko nyine ntabwo nanyuzeye nyine kuba kutabuhari niyo mpamvu ari wowe nasabye imana ntabwo nari nuzeye pe numvaga nyine ntaho ikintu kibona ndahari kandi nizeye ko uyu munsi uri bwishime kuruta wa munsi waransuzuguye ngo hakaribu uranga ariko ntabwo ari keza shuma yayiseye ntabwo kuko nteguye ariko byibuze ubu ngubu naje mbese ko nje aha ngaha yego cyiza cyane cya gihe nyine nawe ziramenyesheje n'iminsi nyine ntabwo nari niteguye pe urasa neza kurusha cya gihe gusa twaganiriye ariko sinakwiciye icyaka kandi ndabona n'akanya kagiye ndagakunda se hari imbisi ntabwo nyine byari ntanyishe adusondeye shara umugore kariya ki byateketse wamutanga ngakera cyane ndagukunda singaniza kambanza nkongerwa ko niba uvuye kure yagiye niriwe mu rugo n'umuntu isuku kugira ngo usangane asa neza sibyo se ese ya poroje y'urukundo rwacu na bwa busabe babitekereza iki njyewe rero nyine ndabizi ariko ndifuza ko byarenga ibi ngibi urabona duhuye gake gashoboka kuko iyi ni inshuro ya kabiri duhuye ubwa mbere twarahuye nkuha karibu ntiwayakira ariko nta kibazo kubera ko mu rukundo nta mpamvu yo gufosinga sibyo waragiye uyu munsi rero n'uyu nguyu none ko mbizi atari ubwa mbere ugiye mu rukundo sheri ndagushimiye kuba byibuze uyu munsi waruse wa wundi wahashize wemeye karibu ubu turi iwanjye ndagushimira cyane rero urukundo wampaye ndizera neza ko utazicuza kandi nzi gukunda pe uzabibona hanyuma uri bwongere usome ku gafanta kubera ko n'akawe nawe nagateguriye sibyo kumva kameze gateze
kararyoshye n'akawe kamukamare ndagusaba ko wiyongeza ahantu uko kagera mu nda ari nako kakugera ku mutima cyane ko wanjye nawe ukwihereye ubwo ufite ibiro wawe n'uwanjye byose wangize uko ushaka kubw'urukundo kagezeho so kuri ibyo nyine warumbwiye yego sho kuba bwa mbere nyine ninjiye mu rukundo ntabwo usona ko ntashobora gukunda ntugire ikibazo byose tuzagerwa mupfa kuba dufatanyije ndagukunda okay rero ndifuza ko bikomeza gutya bikanarenga ahangaha ubutaha noneho ayo maporoje y'urukundo rwanjye nawe tukazayatangira tujya gusura umukecuru ubyara umusore ukunda harya ubundi ntabwo bambwiye harya aba mu ntara iburasirazuba muri iyi minsi ndi inaha kubera akazi numara kubona umwanya uhagije twabishyize ku murongo nzagutwara tugenda ujye kubasura bakumenye mbereke icyo bansabye imyaka myinshi ishize ndagukunda cyane ndagukunda ibyo nanifuza yego banamenya ababyeyi bawe tukamenyana bashiki bawe ubu niba ari mu kazi wanjye urabizi ko usa neza oya usa neza my love kandi ubyizere kuko urusha kuri ntabwo nakubeshya gise ndiki umusore mwiza Imana yampaye ndisumburitse imbere yawe ndi wowe ntujya umbona ujya unyibonamo uri w'igitangaza kweri kandi ubyizere ndabyizera cyane kurusha nuko niyizera yego wowe nari ntegereje ubundi wanyambiriye ko nkunda umuhumuro wese yambishu maze ndabikunze numvaga nkumbuye kuyambirana gutya urabizi ko ari umuti se uvura umugongo umuti uvura umugongo sinzi kuri kuyambirana nyine biravura kandi ujye ubinkorera kenshi kuko ndabikunda sibyo ndabimenya ngo nari mbizi ndabikubwiye ndabizi neza uzamenyera kenshi akoze none se ko n'ubundi twaganiriye kandi dukundana kandi nkwizerana nifuza yuko nuramuka ubikunze mu gihe kizashobora kuzambera madamu ukambera mama w'abana banjye just a kiss ndashaka bisu konyine gusa ubundi tugakomeza urukundo rwacu ndagukunda kandi urakoze cyane none twicaye hano umwanya munini muri iyi salo ndikumva tunaniwe sibyo wese kubyumva nta kibazo ndashaka tujyane hariya mu cyumba nkwereke matera nshyashya mperuka kugura matera yes ese Christella uri kugenda umererwa ute meze neza naributse mbaraga nkeya ariko ubundi meze neza nta kibazo se ubundi ubu buriya burwayi bwari bwatewe n'iki urwaye se ntabwo mbizi pe ntabwo nabimenya kugeza ubu ntabwo ndasobanukirwa kurwara bitunguranye se ko mba numva mwatangaye ubundi nari ndwaye ibiki uzi uburyo wari umeze mva byari biteye ubwoba umbaza umukobwa nta n'ubwo uwo mukobwa muzi umva umumbaza birawe cyane wamenya buriya nyine hari igihe si ubu nabyita iki se hari bari bandoze kuko nta n'ubwo ibintu muba muri kumbwira mba ndi kumva mbyibuka pe wasanga hari ukundi kuntu byari byagenze iyo tureba nabi wari budupfane aya ntabwo nari gupfa none se ni kubabaza umukobwa nk'uko muba muri kubimbwira ibyo nibyo byanyica jyana natekereje ko wabaye n'umutinganyi nyagasani ibyo bintu urumva bishoboka we ntabwo bibone nashoboka ubwo se umuntu yaza akubwira nshaka umukobwa nakunze mwiza w'igishongore we wabitekereza ute ibyo bintu ninjye wabivuze muzane rikode ubundi uburyo wari umeze wari uteye ubwoba ntabwo mu mwanya bari buboneke wo gufata amavidewo
ariko ntacyo nyine kadushima Imana yuko yongeye kabigenza neza ubu ameze neza nta kibazo. no kujya gushima Imana cyane pe. se Christella tuvuge ko ibyaba byose nta kimwe wibuka n'ibyo wari ugiye gukora. Ibiki nanjye gukora tuvuge ko utibuka ko hano haje umukobwa ukajya uvuga ngo afite amabuno ateye neza. yewe se hakora uri kuvuga noneho wasaze. njye nanze kuri bugwe no kwa muganga. Oya ntabwo nari kugwayo buri Imana ikigufiteho umugambi. Oya pe ntabwo nari kugwayo nuko nyine wenda umugani wawe wasanga n'ibitereranyo gusa ariko wasanga n'umugambi w'Imana kuko ubu ngubu nsigaye mbanye neza n'umugabo wanjye wasanga ariyo nzira Imana yashatse kubicishamo kugira ngo urugo rwacu rwongere rugende neza. miti baguterereje yarafashe. Harami mwana wawe buriya ubona tuzahora kuba muri buno buzima bukennye. Hase mwana wawe none ko ariko byagenze ugira ngo tubigenze gute kandi ugomba kubyihanganira ahubwo ugakora cyane kugira ngo witeze imbere ubuzima bwacu buhinduke kuko urabona papa wanyu yabaye umusinzi namushatse ari umuntu mbona tuzashyira hamwe tugatera imbere ariko nanjye byarangiye mbona ubuzima buncanze bana banjye. Nose ko kuri mukuru iyo mwicara mukajya inama mugakora cyane kugira ngo natwe tuzabeho neza nk'abandi bana bubakire. Ase mwana wanjye Patrick ubona ngewe mbyanze ubusa ndi gusoroma ibisusa nishimye ariko nyine papa wawe yarananiye pe. Ni wa mugabo tutajya inama ngo dushyire hamwe, ni wa mugabo dukorera udufaranga twakwizigama ejo ngasanga dutera yagiye mu kabari. Cyo koze ikintu nsenga Imana njye nifuza byibura mwebwe muzabashe gukora mwizigame mwiteze imbere mugire imiryango yumvikana atari nkanjye na papa wanyu. Papa wanyu yarananiye ku rwego ruri hejuru noneho ubu yarongeye aromunganya asubiye i Kigali. Nose mwicaye mukajya inama ntago yakumva. Ase mwana wakuze umubona sinda sibyo kugeza n'izi saha aho amenye ubwenge ubona papa wawe asinda ngaho mbwira inama twakwicara tukajya. Nyine wowe wari kumugarura hakiri kare atarajya muri izo nzoga. Mwana wa ntawe hano wahanutse, papa wawe yarahanutse, papa wawe yarenze ihaniro, papa wawe ageze kuri rwa rwego mbese ubwanjye nanjye numva namuta ariko natekereza ko mbafite bigatuma ngira ute nguma mu rugo nkubaka nkarya ubusa nkarya amabyi kugira byibura ngo mbarere mukure nta kindi. Nose ngo tuzahora muri buno buzima bizavamo. Ntakubeshye ni mwebwe ntezeho amakiriro kugira ngo byibura muzabashe kunkuraho ntigeze nikura. Iyo nemeye nkarya utudususa n'utujumba nkabasha kubika amafaranga ya mituweli nkabasha kubika y'ishuri mba ngira ngo ejo hawe hazabe heza byibura uzankure ku murimo mubi nta kindi kintu nishingikirijeho. Twebwe rwose ntabwo tuzamera nka papa tuzaharanira kuba abagabo duharanira kuba abantu b'inyangamugayo tureke biriya papa yigize byose. Mwana wa ntuzanywe inzoga ntuzanywe n'itabi ibyo ntabwo nabijyamo rwose. Komera amakuru umeze gute? Ese Christella ko utoye umushaka njye umubaza ubusanzwe njye umubaza ubusanzwe ndi hano hanze ariko arahari namushakire cyose nari nje kumusura nari nje kureba amakuru yiwe nyine n'inshuti. nese ntabwo wamenye ahubwo naratunguwe kuba yaramaze ukwezi mu bitaro nimumusura kandi mwitwa inshuti ze. Kwezi mu bitaro? Sinzi impamvu mutamusuye tu ngo nibaje ubucuti bwanyu aho bushingiye biranyobera. Ntabwo nabimenye ariko mbimenya nari kuza kumureba. Kuki utabimenye sinumva bamuvugana kenshi gashoka ariko senda kurenga. Nahise kumva abantu bo mu cyaro mutunga telefone uzi ko ni uko zisa. Ubundi si iyo uje i Kigali ubigenda bite? Iyo uje i Kigali uza ku igare uza n'amaguru cyangwa ufite aho bagucumbikiye. Uretse abantu bo mu cyaro mudupfobya cyane.
kuki mudupfobya mwumva ibyo ngibyo twe tutabishobora rero nuko mama utazi aho Kigali iri kwerekeza nuko bimeze ariko iyo ugeze murabimenya yego urabimenya ariko ari nkurenganyije byari ngombwa ko utabimenya ariko nyine yararwaye ariko yaratashye ari kugenda anakiramera neza rero arahari yaje ugenda muri ahubwo sinzi impamvu ataraza ugasohoka umubona ntabwo ntarebe ndamutegereza igihe asohokera ngaho ugenda winjire nyine urahita umubona